Bulldog niba utwumva turakwakira mu kiganiro cyacu my brother umeze neza meze sawa cyane Nzeyimana urakoze cyane my brother ubundi iyo ndi kuganira nawe uri mu bantu bahita batangira kujyana mu yindi mood urakoze cyane ariko nawe ubwawe ndumva wishimye igitaramo cyagenze neza alhamdulillah alhamdulillah igitaramo cyagenze neza ndashimira Imana cyane nkashimira n'abanyarwanda benshi cyane n'abakunzi ba hip hop muri rusange cyane namwe itangazamakuru mwabidufashemo kandi byagenze sawa cyane urakoze cyane mukanya nindi kuvugana na Riderman avuga uburyo abahanzi babafashije avuga uburyo abahanzi bari bishimye avuga uburyo abahanzi bagaragaje gushyira hamwe ndetse no kuza kubashyigikira n'abatari bari kuri line up batunguye abantu baraza byagenze neza niki kintu wabonye ku bahanzi kuri iki gitaramo niki kintu wabonye mu bahanzi bakora hip hop ikintu nabonye mu bahanzi bakora hip hop nuko harimo ikintu cyo kubana hagati muri twebwe no gushyigikirana kandi byahozeho na kera ahubwo nuko abantu babyirengagizaga ntekereza ko muri collabos zagezeho mu Rwanda zihuza abahanzi benshi nta collabos nemeze z'abandi bahanzi bakora izindi njyana zirabaho kurusha hip hop kuko ibuzi indirimbo zagezeho z'amacollabos ndashimira nk'umuraperi bita Paxson agiye akora ntabwo urabona collabos z'abaririmbyi ba R&B cyangwa ba Afrobeat cyangwa n'izo genre za music zindi zibaho zihuza abahanzi barenga nka batanu bagahurira mu ndirimbo imwe ariko ibyo ngibyo muri hip hop babikoze ahubwo some niggas slept on it kuri twe they slept on us basanze nkaho badusinziriraho basanga nk'abirengagiza cyangwa kwijijisha so ariko kuri inshuro twarabyerekanye kandi iyi ni step ya mbere tuzongera tubikore kuri inshuro tubigaragaze iyo unity batagira ngo ni ibintu bya twafakinze kugira ngo bibaho by'uwo munsi gusa